wanywaga urumogi, inzoga. Ese ibyo bintu waba warabigiyemo gute? Ese wabikuriyemo? Hari igihe umuntu akurira mu buzima busharira bikamujyana mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ese iwanyu bari abantu bameze bate kugira ngo ube wakwisanga mu bintu nk'ibyo ngibyo? Murakoze. Ntabwo navuga ngo iwacu bari abantu wenda bafite ubushobozi bukeya kugira ngo aribyo binjyanamo, kuko iwacu ubundi nabo barasenga, ni abakristo. Nabigiyemo bitewe n'agakungu, bijyamo bitewe n'ubuzima bwo kumva ndarikiye isi cyane. Ndumva natangiye kubikoresha niga mu wa gatatu primaire, mbikoresha imyaka igeze hafi n'umunani, iyo mbaze nsanga ari 8. Abantu bafite inzara n'inyota byo kuba bagira amazu meza, abantu bafite inzara n'inyota byo kuba bagira abagore n'abagabo beza, abantu bafite inzara n'inyota byo kuba bamenyekana bakaba bavuga butumwa bakomeye, abantu bafite inzara n'inyota byo kuba baba bishop n'aba apotre batandukanye, abantu bafite inzara Omora TV. Ndabasuje inshuti bavandimwe, mboneraho no kubifuriza amahoro y'Uwiteka Imana. Iyi mukurikiranye ni Rwanda ni Gospelers, urubuga muzajya mubonaho amakuru y'iyobokamana, ijambo ry'Imana ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye bwawo buhamya, kurushaho kugira ngo tube twarushaho kubaka umuntu w'imbere cyangwa se kubakika mu bugingo. Mboneraho no kubabwira ko hano twicaye ni kuri hoteli ibarizwa mu karere ka Muhanga yitwa Splendid Hotel. Ni hoteli nziza cyane, ahantu ushobora gusohokera n'umuryango wawe, ahantu hashobora kubera amanama atandukanye, amakwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Rero kuba ndi hano sinjye njyenyine, kuko mfite umutumirwa uyu munsi tugiye kuba twaganira. Mu kanya ngiye kumwakira abe yatwibwira. Ni umuvugabutumwa, reka mwakire tuze gufatanya kuba twaganira muri aka kanya. Murakoze. Twabasuhuje mu izina rya Yesu, Imana ibishimire. Amazina nitwa Iradukunda Cedric, nsengera mu itorero ry'akarere ka Muhanga, paruwasi Nyabisindu, mudugudu n'uwa Kibirigi, nkaba ndi umusore. Imana ishimwe. Yego, murakoze cyane Cedric. Rero ndagira ngo kugira ngo mbere yuko tuba twatangira iki kiganiro cyacu, ndagira ngo utangire usenga Imana kugira ngo tuyiragize iki kiganiro cyacu. Murakoze. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri umugizi wa neza. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi, tugushimiye ko waturindiye ubugingo, ukaturinda ibyorezo byateye isi. Turagushimiye ko warinze mwene data, nanjye ukandinda icyubahiro n'ikibi cyawe. Tukuragije umwanya tugiye kumara tuganira, nakwinginze kugira ngo umwuka wera aza tuyobore muri byose, udufashe, udushyigikire, dukureho ikiyogoya y'umwanzi Satani, ahubwo umwuka wera ari uganza mu mitima, kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Ubu rero tukaba tugiye gutangira nganira n'umutumirwa wacu, araza kuba yatuganiriza ku ijambo ry'Imana. Ariko mbere ndagira ngo abanza twibwire neza. Burya umuntu aba afite ahantu yagiye aca iyo yitwa ngo yarakijijwe, hari ibyo yakijijwe. Uko biri kose hari ibyaha yakoraga. Ndagira ngo Cedric muhe ikaze, abanza twibwireho gato. Ese ni uruhe rugendo rwawe rwo gukizwa? Ni ibiki waba warakijijwe? Ni iki cyaba cyarakuranze mu minsi yawe yahise? Mbega ugiye kutunyuriramo muri make. Yego, murakoze. Nanjye ndi umuntu waciye mu buzima bugiye butandukanye, ariko Imana yangiriye neza, impa agakiza ku buntu. Njya nkunda kubwira abantu ngo yampaye agakiza nkakwiriye, kubera ko nari ndushye, nari umusore urushye uremerewe n'ibyaha. Nanywaga urumogi, nararucuruzaga, nanywaga inzoga, nakoze ibyaha byinshi. Rero ndashimira Imana muri make ko yampaye agakiza ku buntu. Ubu nkaba ndi umukozi wayo, nkaba nyivugira mu gihe nabaga mu bindi bintu bitandukanye. Urubyiruko muri iyi minsi rugiye ruhugiyemo, ariko Imana ibaye inkuye aho ngaho. Murakoze. Urakoze cyane Cedric. Twumvishe koko wabaye mu bintu bitandukanye, wanywaga urumogi, inzoga. Ese ibyo bintu waba warabigiyemo gute? Ese wabikuriyemo? Hari igihe umuntu akurira mu buzima busharira bikamujyana mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ese iwanyu bari abantu bameze bate kugira ngo ube wakwisanga mu bintu nk'ibyo ngibyo? Murakoze. Ntabwo navuga ngo iwacu bari abantu wenda bafite ubushobozi bukeya kugira ngo aribyo binjyanamo, kuko iwacu ubundi nabo barasenga, ni abakristo. Nabigiyemo bitewe n'agakungu, bijyamo bitewe n'ubuzima bwo kumva ndarikiye isi cyane.
ndumva natangiye kubikoresha niga mu wa gatatu primaire, mbikoresha imyaka igeze hafi n'umunani, iyo mbaze nsanga ari 8. Rero Imana yarakoze kuba yarankuye aho hose nari nararongotaniye. Watangiye ukiri umwana muto, ese ako gakungu waje kukisangamo gute? Ni abanyeshuri mwiganaga, ni abantu basanzwe bo hanze, byagenze bite Cedric? Ni abanyeshuri twiganaga nibo batumye njya muri ibyo byose, bituma njya muri ubwo buzima, ariko bamaze kunshuka cyangwa bamaze kuyoboka ibyo babagamo, ngiye hita nkomeza numva nanabikunze, Satani amfatiraho arankoresha mu bushobozi yari afite, yarankoresheje, ariko Imana ifite imbaraga inkurayo, nuko byagenze. Ubwo misingira amatsiko cyane, ese wabaye mu bintu nk'ibyo ngibyo uza kubivamo, ndumva watunyuriramo muri make urugendo rwo kugira ngo ube muri ibyo bintu. Ese wabikoze ute? Ese waje kuvamo ute? Ese Imana yagutumye nk'umuhanuzi? Ese Imana yaraje irakwibwirira? Ese wasomye ibyanditswe byera urahinduka? Ese wabwirijwe n'iwanyu, dore ko wavuze ko bari abantu basenga, ari abantu basenga? Watunyuriramo muri make, ubwo misingira amatsiko cyane. Ubwo buzima wabutangiye uri mu mashuri abanza, ndumva ushobora kuba waranavuye mu mashuri abanza ari byo urimo. Ese wize gute kugira ngo uze kuba wabifatanya n'amashuri, nyuma uza kuba wava no muri ubwo buzima buhambaye? Ndagira ngo dusangize guhera mu myigire yawe ukoresha ibyo biyobyabwenge, nyuma ukaza kwita urangiza amashuri abanza ukajya no muri segonderi ugikoresha ibiyobyabwenge, nyuma ukaza no gukizwa. Udusangize ubwo rugendo. Urakoze. Muri makeya ubuzima bwari bugoye, imyigire yanjye yari igoye. Urumva kuvanga ubuzima bwo gukoresha ibiyobyabwenge uniga ni ibintu byari bigoye, ariko nabuciyemo mu buryo bugoye. Rimwe nize, ubundi sinize, ndakomeza ndagiza primaire, ngeze muri segonderi ubuzima busa nkaho bukomeye, ko nari maze gusobanukirwa by'umwihariko, maze no kumenya uko babikoresha neza, mbega maze kwiyobora mu gihe nabitangiye nyoborwa n'abandi. Noneho ngeze muri segonderi bisa nk'ibikara cyane, mba mu buzima bubi, niho natangiye gucuruza urumogi. Urumva muri ubwo buzima habayemo kwiba, urumva muri ubwo buzima habayemo ubuzima bwo kujya mu tubari nkararamo muri boîte. Naciye mu buzima bukomeye, nkabivanga n'ishuri, kwiga bigeze aho birananira. Ngeze mu wa gatatu ndabicikiriza, njya mu bundi buzima bwo hanze, nkora ibyaha byinshi, irasayisha. Ngarutse rero Imana iza kunsanga, n'ubundi urumva ko nari navukiye mu muryango ukijijwe. Njya nkunda kubwira abantu ngo nakoreraga Satani, mbizi ko mukorera, kuko nari nzi ko Imana ibaho. Data na mama bakoreraga Imana, bari barasenze, numva nanjye navukiye muri Sunday school nkajya gusenga. Urumva nakoreraga Imana Satani, mbizi ko ariko n'Imana ibyo bintu ibyanga arimo gukora. Rero njya mbwira abantu nkavuga ngo Satani n'ubundi namukoreraga, ariko nkamukorera mbizi. Uko urumva ni muri make arimo kuvuga, ntabwo ari ubuhamya burambuye. Noneho urumva nari mbizi ko ibyo ndimo atari byo, ariko Satani agakomeza ashyiraho imbaraga n'igitutu nkakumukorera, numva binanshimishije, kuko nabaga mfite intumbero, numva nshaka kuzaba umuntu ukorera Satani mu rwego rwagutse. Rero Imana iza kunsanga ndi ahantu maze gukoresha ibiyobyabwenge. Nari maze ndumva abahungu bacuruzaga urumogi turucuruzanya, bari maze kubafunga, ngewe Imana irandukora, sibamfunga, ndarucuruza uwo munsi, ari ngewe nsigaye ku muhanda. Noneho ndamanuka ndagenda, twabyitaga gucoma. Ndacoma, ndarabanza ndaroringa, ibyo twitaga kuroringa. Maze kuroringa ndacoma, maze gucoma ko nakikoreshaga n'ibyo bita amasigara, nayo ndayanywa, ariko numva ni ibintu bibishye mu buzima. Mpita mfata umwanzuro, ndavuga ati guhera kuri iyi saha ngiye gusanga ababyeyi mbasaba imbabazi, ngiye gusenga nyizwe, ndumva ubuzima burambiwe. Naho Imana yamfatiye itaninjira mu gusenga uko nguko, na n'iyi saha ndacyabikomeje kandi ndumva mbikunze. Urakoze. Urakoze cyane. Numvishe usoreje ku buryo wagiye gusaba ababyeyi imbabazi. Ese tubwire gato, muri ubwo buzima wabanaga n'ababyeyi, watahaga mu rugo, wari ufite ahandi wicumbikiye? Ese ababyeyi babifataga gute? Nabyo numvishe bishobora gufasha abantu badukurikiranye bakamenya urwo rugendo rwawe rwose. Murakoze. Nabanje kubikora mbana n'ababyeyi, urumva bashyizemo guhana, urumva bashyizemo gucyaha, bahamagara n'abandi inshuti, imiryango, abantu basenganaga barasenga. Bigeze aho ntandukana nabo, njya kwibana mu buzima bwo twita ghetto.
mu minsi y'iki gihe tubyita geto, noneho niho nakomeje gukora satani mu buryo bwagutse. Ndasayisha muri ibyo byose, ibyo navuze n'ibyo navuze nzababwira mu buhamya ningirirwa amahirwe yo kubutambutsa. Urakoze. Urakoze cyane Cedric, ndumva ubuhamya bwawe bukomeye cyane. Nzongera nkutumire uze ari gahunda y'ubuhamya gusa, ubu ndumva wadusangiza ijambo ry'Imana kuko naryo abantu bajya barikenera, kandi numvaga ari ryo turi buganira, ariko nari numvishe ngize amatsiko yuko nabanza kumenya ese urugendo rwawe rwo gukizwa ese ni ibiki wakishijwe, ariko numvishe ko Imana yagukuye kure cyane. Muri aka kanya rero abakurikiye iyi channel ya Rwandan Gospelers, turacyari kumwe na Cedric, umukozi w'Imana ukomeye cyane. Tugiye kuba twakwinjira mu gice cy'ijambo ry'Imana, agiye kutubwiriza no muvuga butumwa Imana yasize amavuta, abe yatubwira ibyo Imana yamukize ku mutima. Ndagira ngo rero nze kumuha umwanya abe yatubwira rwose. Ni karibu Cedric, ni karibu rwose kuri kamera za Rwandan Gospelers, ikaze. Urakoze cyane. Dushimiye Imana itwemereye ko tugiye kuganira amagambo y'Imana. Maze kubabwira ahantu Imana yagiye imvana muri makeya. Rero ndimo kubwira abantu muri iyi minsi, ndababwira ngo tuzirikane ahantu twavuye duhamagarwa, kugira ngo bidubere igitsikamutima kugira ngo dukomeze urugendo. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, ibice 5:6. Katwingige mwene data adusomere kugira ngo tugane kuri amagambo y'Imana. Dusome Matayo ibice 5:6, aragira hati: hahirwa abafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Amen. Bibiliya iratubwiye ngo hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko ari bo bazahazwa. Aha ni igihe Yesu ngo yazamutse umusozi ku mirongo ibanza, ariko hatubwira ngo azamutse umusozi aricara, amaze kwicara aganiriza abantu, aterura amagambo aganiriza abantu. Aba bantu impamvu yabatangiye kubaganiriza yarimo kubarebamo inzara, cyangwa yarimo kubarebamo ko bamukurikiye ariko badashaka kabaha ibintu by'ubugingo, ahubwo bashakaga ko abakiriza abarwayi, yarangiza akabaha ibintu bitunga imibiri yabo. Mbega ntago bari bafite inyota n'inzara byo kugira ngo Yesu abagaburire cyangwa abakize ibyaha, abakize imitima. Murongo wa mbere kuri iki gice uravuga ngo hahirwa abantu bitwa abakene mu mutima, kuko ngo bazaragwa isi. Biragoye cyane kubona abantu bakenye mu mutima. Tuvuye kera Yesu aganiriza aba bantu, tukagaruka ubu ngubu. Abakristo benshi mu itorero, abakristo benshi muri rubanda bafite ikibazo, bafite inzara cyangwa bafite ubukene inyuma, ariko bakenye umutima cyane, si babishurirwa, ariko barimo gushaka cyane kumenya, barimo gushaka cyane guhishurirwa cyangwa kwakira ubukire bw'inyuma. Ariko abantu benshi barakenye, abaririmbyi benshi barakenye, abavugabutumwa barakenye, abapasiteri benshi barakenye, abashumba barakenye, ariko Bibiliya yavuze ngo abantu b'abakene mu mutima, abo bantu barahiriwe. Yesu arimo kugaragaza abantu bahiriwe abo ari bo bene data, agaragaza ko abakene bahiriwe, agaragaza ko abantu bashavura bahiriwe. Bibiliya ku murongo wa 2 bavuga ngo hahirwa abantu bashavura, ngo ko ari bo bazahozwa. Bene data, abantu bashavuzwe n'ibintu bitandukanye. Ababyeyi bashavujwe nuko abana babo batangije university ngo bakire, abapasiteri bakijwe yuko amatorero yabo atarimo gutera imbere ngo bagire abayoboke benshi, babone amaturo menshi. Abashumba bashavujwe n'ibintu byo mu mubiri inyuma, ariko Bibiliya yavuze ngo hahirwa abantu bashavura mu mitima yabo, kuko ari bo bazahozwa. Imana ituganze kandi Imana itugirire neza. Mwene data, ushavujwe n'iki muri iyi minsi? Ese ukenye hehe muri iyi minsi? Aho ntabwo urarikiye ko wagira imodoka nziza, aho ntabwo urarikiye ko wagira inzu nziza, aho ntabwo urarikiye ko wagira umugore mwiza cyangwa umugabo mwiza. Ko Bibiliya yatubwiye ko abantu bakenye mu mutima ari bo bantu bafite amahirwe yo kuzaharaga ubwami bw'ijuru. Ko Bibiliya yatubwiye ko abantu bashavujwe n'ishyaka, bashavujwe no kugira ngo babone baririre ibizira mu itorero, ari bo bantu bazahozwa. Imana ituganze. Ku murongo wundi haravuga ngo hahirwa abagwaneza, abantu bagwa neza, kuko ubwami bwo mu ijuru ari ubwabo. Hahirwa abagwaneza, hahirwa abantu bafite ubugwaneza muri bo, abantu buzuye ubugizi bwa nabi,
abantu buzuye ubuhemu, abantu buzuye, abakristo b'iki gihe buzuye ibintu bitandukanye muri bo, buzuye amarari y'isi, aho bakagize ubugwaneza ngo bafashe abantu bagenzi babo, aho wagize ubugwaneza ngo basurane, gusurana byaracitse mu bakristo. Ariko nje kubabwira ngo Bibiliya iratubwiye ngo hahirwa abagwa neza, abantu bagwa neza muri uru rugendo, abantu bagenda bicishe bugufi bibombaritse, abo bantu barahiriwe. Niba utagwa neza, niba udafite ubukene mu mutima, niba udashavujwe n'uko umurimo w'Imana urimo kugenda upfapfana, naguhiriwe mwene data. Reka tubireke ibyo bintu byose, tugaruke ku murongo twasomye uvuga ngo hahirwa abakene, cyangwa hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bantu bazahazwa. Nibyo ngira ngo tugusome cyangwa dusobanure kuri uyu murongo, kuko abantu benshi buzuye inzara itandukanye. Kuko numvishe iki gihigisho nagiye umutwe w'ijambo uvuga ngo abantu bafite inzara. Abantu bafite inzara muri uru rugendo, ariko inzara Yesu yategetse ko twagira ntabwo ari iy'abantu bafite. Yesu yaravuze ngo hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko aribo bantu bazahazwa. Abantu bararikiye ibintu byinshi, abantu bafite inzara n'inyota by'ibintu bitandukanye. Abantu bafite inzara n'inyota byo kuba bagira amazu meza, abantu bafite inzara n'inyota byo kuba bagira abagore n'abagabo beza, abantu bafite inzara n'inyota byo kuba bamenyekana bakaba bavuga ubutumwa bakomeye, abantu bafite inzara n'inyota byo kuba baba ababishopu n'aba-apotre batandukanye, abantu bafite inzara n'inyota y'amafaranga. Noneho wagera ku mafaranga mu itorero, ni inzara iteye ubwoba. Abantu bafite inzara y'amafaranga mu itorero, abantu bararekiye kugira ngo iyi mibiri yabo igubwe neza mu itorero. Ariko Imana cyangwa uyu mugabo witwa Yesu abwiriza aba bantu, kubera ko yabonagamo inzara itandukanye n'iyo ashaka ko bagira. Yarababwiye ngo hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko abantu bazahazwa. Mbatangariza ijambo rikomeye, mbabwire ko ibintu murarikiye cyangwa ibintu abakristo bararikiye nibyo abantu bakiranutse bazahazwa. Murimo gushaka ibintu bitari ibanze, murimo gusiga icy'ibanze kizatuma muhazwa, murimo gusiga icy'ibanze kizatuma mutera imbere, murimo gusiga icy'ibanze kizatuma muba abantu bakomeye, mugashaka ibintu bitari iby'ibanze. Ibintu murarikiye, aya mazu meza murarikiye, abagore beza murarikiye, ubu buzima, aya mamodoka murarikiye. Ibi ni ibintu bizaha abantu bakiranutse, bizahabwa abantu bakiranutse. Amafaranga mu itorero aravuza ubuhuha, ni ikintu giteye ubwoba, aho amanama ashobora guterana, aho gutumwa abantu baza ngo babatizwe, aho gutumwa abantu baza ngo bakizwe, bakabatuma amafaranga. Birababaje, kandi Yesu yaravuze ngo naje kugira ngo mbahe ubugingo, kandi ubugingo bwinshi. Ariko aho kugira ngo babwirize abantu ibijyana abantu ku Uwiteka, barimo kubwiriza abantu bo kugira ngo babone indonke z'imibiri yabo. Muragowe kandi mufite ibibazo. Kubera iki? Ntabwo Yesu yigize avuga ngo hahirwa abafite inzara y'amafaranga, ntabwo Yesu yigize avuga ngo hahirwa abafite inzara y'imodoka, ntabwo Yesu yigize avuga ngo hahirwa abafite inzara y'abagore. Yaravuze ngo hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka, kuko abantu bazahazwa. Bene data bavuga butumwa, mufite inzara y'amafaranga kubera iki? Murimo kugenda mugaha abantu ibyo bararikiye, mwamara kubaha ibyo bararikiye bagahindukira nabo bakabamara irari ryanyu ry'amafaranga mufite, ariko ntabwo ari byo by'ibanze. Muririmbyi yaravuze ngo ese ko wigisha abantu by'Uwiteka ariko ntubageze ku musaraba, aravuga ngo bikuvuye iki? Byakumarira iki kumara umwaka wose wigisha, kumara imyaka yose uyoboye abantu? Byakumarira iki kumara imyaka myinshi uririmbira abantu, ariko abantu ubwiriza sibahinduke? Abantu ubwiriza ukabaha ibitangaza gusa, abantu ubwiriza guhera mu gitondo muri Nibature ukageza ku mibyizi ku cyumweru, ukababwiriza ibyo kugira ngo abantu bagiye mu ndege, abantu babonye amamodoka, kandi bafite ibyaha. Yesu yaravuze ngo hahirwa abantu bafite inzara n'inyota byo gukiranuka. Abo bantu bazahazwa ibyiza, abo bantu bazahazwa uburame, abo bantu bazaragwa igihugu cyo mu ijuru. Hasi ukomeje kuri iki gice, ahantu havuga ngo turi umunyu w'isi. Ngo ese umunyu ukayutse wajyoshywa n'iki? Abantu barimo gutinya kuba umunyu w'isi, barimo gutinya kurenganywa bazira iri zina rya Kristo. Abantu barimo gutinya guhanura ibyo bategetswe, bagahanura ibijyanye n'amarari yabo. Abantu barimo gutinya kwigisha ibintu bijyana abantu ku musaraba,
bakigisha ibintu by'ibitangaza kugira ngo abantu babahe bya bindi bararikiye n'ibintu byabazanye mu murimo w'Imana, ariko Imana ntabwo ibishaka. Imana irashaka abantu bayobora abantu ku musaraba. Imana irashaka abantu babwiriza abantu bakagera mu ijuru. Imana irashaka abantu b'inyangamugayo, abagwa neza, niko Bibiliya yatubwiye. Imana irashaka abantu bagwa neza. Imana irashaka abantu bavuga Imana bakayivuga ukwiri. Amen. Dushimiye Imana igenda itumenyesha amakuru ikanatubwira uko twagakwiye kubaho. Bene data, nimuhindukire Uwiteka, nimugarukire Uwiteka, nawe azatugarukira. Imana ishimwe. Twagize inzara y'ubuzima butandukanye, mu buhamya mwagiye mubyumva. Tugira inzara y'ubuzima butandukanye, dushaka kuba turi abasore bafite imibereho, bafite amamodoka, bafite iki, dushaka kuba tujya gucuruza urumogi kugira ngo tubone inzara y'ibintu twari dufitiye. Ariko twageze muri ibyo bintu dusanga ntago wahazwa. Murimbyi yaravuze ngo igaburo rya Satani rihaza rimeze nk'injugu. Injugu urazirya ukazirya, ariko ntago wahaga. Kubera iki? Ntago wahazwa n'ibintu bitari muri wowe indani. Imana idufashe kandi Imana tugire neza. Ntago nza kubatindira, ariko Yesu arimo kwigisha atoreye amagambo yereka abantu bahiriwe abarimu. Mu rugendo rwawe urumva urimo gukora ibintu bituma uhirwa. Mu gakiza kawe, mu rugendo rwakiza ufite, urumva ufite inzara n'inyota byo gukiranuka. Siko naje kuvumbura ko abantu bafite inzara n'inyota byo gusenga, ariko bagasenga badakiranutse. Hari amasengesho abantu basenga adafite ikintu atwaye Satani, kubera gusenga batanesha. Hari amasengesho abantu basenga badakiranutse, ayo masengesho n'agatimura Satani. Satani ntabwo yahungabana kubera ko wasenze udakiranutse. Bene data, mureke tugaruke, Imana itugarukire. Tureke inzara y'amafaranga, tureke inzara yo kubaho twamamaye, tureke inzara y'ubuzima bwiza. Ubwo Yesu azabuduhaza nidukiranuka. Tureke inzara yo kubaho turi abasitari mu gihe Imana ntabwo yaduhamagaye kugira ngo tube abasitari. Imana ntabwo yaduhamagaye kugira ngo twamamare, yaduhamagaye kugira ngo tubwirize abantu, tugere ku mpera z'isi, tuvuge Imana, tuyivuge aho twayibonye n'ukwiri. Ariko abantu bagwije ubunyanga, abantu bagwije ubutiriganya, abantu bagwije amarari y'isi, abantu bagwije ibintu bitazabaramura, ibintu bitazatuma bahaga. Niyo mpamvu itorero ry'Imana ririmo gupfa. Ariko Yesu yatubwiye, yatweretse abantu bahiriwe, atugira inama, atubwira ngo tugire inzara n'inyota byo gukiranuka, atubwira ngo tugire ishyaka ryo kugira ngo tube abagwa neza mu nzu y'Imana, mu bandi bene data tuberere imbuto. Yatugira inama kugira ngo tutunge umutima ukenye ijambo, umutima ukenye ubugwaneza bw'Imana. Bene data, ntabwo byoroshye, ariko dufite Kristo n'imbaraga zacu. Ntabwo byoroshye, ariko Imana irahari kugira ngo idushoboze kugira ngo tuzabashe gusoza urugendo amahoro. Ariko nugira inzara y'isi, ntabwo uzasoza urugendo amahoro. Itorero rifite inzara nyinshi, itorero rifite inzara. Niyo mpamvu ririmo gusigingira mu mwuka, cyangwa ririmo kumanuka, aho gutera imbere mu mwuka rikajya hasi mu mwuka. Ariko Yesu arahari kugira ngo adukize. Yesu arahari kugira ngo abakize. Rero tugiye gusenga Imana, twinginga iyi Imana yacu kugira ngo itabare ubwoko bwayo. Bitabaye ibyo, murasanga mukorera ubusa, kuko inzara y'isi ntabwo izatuma dutaha igihugu cyo mu ijuru. Inzara y'isi ntabwo izatuma hari ubuzima tubamo ngo tubashe kuzabona inyungu z'agakiza. Imana izagororera abantu bayinginze kandi bakiranutse. Ntabwo Imana izagororera abantu basenze menshi, ntabwo izagororera abantu babwirije kenshi, ntabwo Imana izagororera kuko wari ufite abakristo 1000, ntabwo Imana izagororera ko wacuranze cyangwa waririmbye. Imana izagororera umuntu wakiranutse akagira ishyaka ryo gukora ibyiza, mbega agakurikije amategeko yo muri iyi nzira yitwa agakiza. Imana ituganze kandi Imana itugire neza. Mwene data, urabona ko inzara iteye mu bantu, inzara iteye mu bantu. Iyo uganiriye n'abantu bakuze, abantu bakijijwe kera, barimo kugaragaza ko inzara iteye. Barimo kugaragaza ko abantu bafite inzara. Abantu aho kugira ngo bigishe abantu ibintu byizima, barimo kugenda bigisha ibintu bituma abantu bagira amarari y'isi, abantu si batunga agakiza k'umwimerere. Ibi byose birimo guterwa n'inzara yateye mu itorero.
murabona ko dukwiye gukaza amasengesho kubera ko inzara yarateye. Iri jambo Yesu yavuze yarimo kutugira inama, ridusohoyeho iminsi. Abantu bafite inzara itandukanye, niyo mpamvu tugiye gusenga Imana muri uyu mwanya. Twari turimo kumva iri jambo, ariko nagira ngo wenda n'abantu babitekereza abakijijwe kera, abakijijwe vuba baza ba kera bababwira ati se ubundi byari bimeze bite. Ntabwo ibi bintu bigenda biba mu nsengero, ibintu bigenda biba mu itorero, mu bantu b'Imana, abantu basenga, abantu bavuga ubutumwa, abantu bayoboye, abantu b'abadiyakoni. Ntabwo bibaho, ntabwo byigize bibaho, ntabwo byigize biranga abantu. Nta mudiyakoni wajya kujya ku ifunguro ngo amakuru twumva cyangwa amateka baduha abakuru ngo agende ngo amare icyumweru cyose ataranasenga n'umunsi umwe yirije ubusa, ngo noneho ku cyumweru azaha abana ifunguro. Iyi ni inzara. Umupasiteri cyangwa umuntu uyoboye abantu yajyaga aza mu materaniro yamaze kurota cyangwa yarayarose iteraniro uko riza kumera. Ariko se aririrwa mu iduka, ariko se aririrwa mu isi, aririrwa mu modoka, aririrwa mu bintu biri aho ngaho bituma by'amarari y'isi, azabashe gusengera umurimo w'Imana? Ibi ni inzara. Mwene data, murabona ko dukwiye gusenga, dukwiye kuvugurura ibintu nkatwe turimo kugenda dukura, kandi tugakura dusenga, tukinginga Imana ikagarura umwuka wera. Abantu barazaga bagahanura mu nsengero, abantu bakuzura umwuka wera, ariko inzara yarateye. Tugiye gusenga Imana, ubundi twinginga Imana abantu bashira inzara y'isi, ahubwo bagira inzara n'inyota byo gukiranuka. Kuko nibamara kugira inzara n'inyota byo gukiranuka, bazaragwa ubwami bw'ijuru. Kandi ikindi, Imana izabahaza iby'isi bafitiye inzara. Kadusenga Imana rero. Nagira ngo wenda n'abandi bantu n'abadukurikiye kuri kamera batekereze, babaze. Ntabwo ibintu byabayeho mu itorero, ntabwo umwuka w'Imana yiza ahezwa mu itorero nk'uko, ntabwo abantu bari bashyize imbere amafaranga, ahubwo bari bashyize imbere abantu kugira ngo babwirize ubutumwa bwiza. Abantu ntabwo baba bashyize imbere abakire. Ubu dufite abasinzi baza bagasenga kubera ko batanga icyacumi cyinshi, kubera ko batanga amaturo bakitanga. Ntabwo abo bantu babasohora mu rusengero, ntabwo abo bantu babaca, ahubwo bakarendaga bagaca ba bandi badafite amafaranga. Iyi ni inzara. Ntabwo Imana ikeneye amafaranga. Imana ntabwo imuhisha amafaranga. Imana ikeneye abantu bafite umutima uboneye. Imana ikeneye abantu bayisengera mu kuri no mu mwuka, kuko abantu bakwiye kuyisenga. Bibiliya yaravuze ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Mwene data, niko bimeze. Dusohoye mu gihe cy'inzara, ariko dukwiye kuyirwanya. Dukwiye kurwanya inzara yo mu mwuka, tukarwanya inzara abakozi b'Imana bafite, abapasiteri inzara bafite, abashumba inzara bafite, abavugabutumwa n'abaririmbyi inzara bafite, tukayirwanya tuyirwanyishije amasengesho. Reka dusenge Imana rero, kandi mwakoze kunyakira no kumpa umwanya tuganire ku ijambo ry'Imana. Gusa buri muntu wese natekereza inzara afite muri iyi minsi, yisubiremo, asenge, yihane, Imana imugirire neza. Murakoze cyane. Amen. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje kuko uri umugizi wa neza, uri imbaraga zacu, urera mu ijuru no mu isi, nawe uhwanye nawe. Umuririmbyi yaravuze ngo kubw'ubuntu bwinshi n'inama utugira. Tugiriye inama ikomeye yuko dukwiye kugira inzara n'inyota byo gukiranuka, yuko dukwiye gutunga umutima ukennye ijambo, uhora urarikiye iby'ijuru, yuko dukwiye gutunga umutima w'ubugwaneza, tukigana Imana nk'abana bakundwa. Bene data barimo kumvira ijambo, nanjye ndaha ndimo kurivuga, ndetse n'abo turi kumwe aha ngaha, dukeneye ko waturema undi mutima mushya, umutima wo kurarikira ibyawe, wo kugira inyota y'ibyawe, tukagira umutima n'inzara, tukagira inyota byo gukiranuka, kuko watugaragarije ko abantu aribo bahiriwe. Abantu muri iyi minsi, itorero muri iyi minsi rifite inzara y'iby'isi, rifite inzara y'irari ry'isi, ariko mwe turinginze Imana ikiranuka muri byose kugira ngo itugirire impuhwe. Umuntu wese uzumva ubutumwa, umuntu wese uzatega amatwi y'amagambo, uzamuhindure, uzamugirire neza, abashe gutunga umutima ushaka ko atunga. Mu izina rya Yesu Kristo tubyambare twizeye. Amen. Amen. Amen.
arakoze umukozi w'Imana Cedric, ni ukuri namusabira umugisha uvuye ku Uwiteka, arakoze cyane kandi Uwiteka akomeze amwongera imbaraga n'amavuta byo gukora umurimo w'Imana. Ndagira ngo rero kugira ngo wenda abantu bataza kuba bagize ikibazo cyane ntibasobanukirwe, kuko umwanya twari dufite ari mutoya, uwaba afite ikibazo yamuhamagara, ngiye kureka abahe nimero ze za telefone ku buryo uwashaka yamuhamagara akaba yagira ibyo amusobanuza cyane, akabasha gusobanukirwa iyi nzara iri gutera muri ibi bihe. Nimero ya telefone ni 078 49 899 Wayisubiramo? 078 49 899 Arakoze cyane Cedric. Iyi mwari mukurikiye ni Rwanda ni Gospelers, kora subscribe, ukore share, usangiza abantu bose. Wibuke ko twari duherereye ni muri Splendid Hotel mu mujyi wa Muhanga, hari amashambure meza, hari ibyumba by'inama, mbega na ahantu nagushimira, uraza bakakwakirana ubwuzu. Murakoze, naho ubutaha.